Ndabasuhuje mwese ndabifuriza kugubwa neza mbaye ikaze ku nkuru ikomeje kuvugwa cyane mu mujyi wa Kigali w'Inganda zafunzwe zizira gucuruza amazi atujuje ubuziranenge. Byatangajwe n'ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda, Rwanda FDA, cyamaze gutangaza ko cyafunze amashami y'inganda 5 kubera gucuruza amazi yo kunywa atujuje ubuziranenge. Amashami y'inganda amaze gufungwa kugeza ubu bavuga ko harimo iy'uruganda Aqua Limited iri riherereye Ikibagabaga. Hari kandi amashami ya Jibu ya Kabeza no na Bibare. Hafunzwe kandi ishami ry'uruganda rwa Perfect Water Limited ryo riherereye Bibare n'iry'uruganda Iriba Limited riherereye muri kariya gace ndetse n'irya Sip Kicukiro Limited. Umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri Rwanda FDA yitwa Eric Nyirimigabo yabwiye RBA dukesha iyi nkuru ku cyemezo cyo gufunga aya mashami cyafashwe nyuma yo gusanga hari amazi atujuje ubuziranenge. Yagize ati mu byo twapimye twasanze hari ibirengeje ibipimo bigenwa n'itegeko ry'ubuziranenge. Twabagiriye inama yo kureba impamvu yatumye ubwo buziranenge butubahirizwa, hanyuma batubwire n'ingamba zafashwe kandi n'inganda nyinshi, ntabwo ari Jibu gusa nk'uko benshi bakunze kubivuga. Umuyobozi w'uruganda rwa Jibu go buvuga ko nubwo hari inganda zafunzwe kubera ko zitujuje ubuziranenge, bitavuze ko urwo ruganda rwose rwafunzwe cyangwa ngo ibihakorerwa byose ntabwo byujuje ubuziranenge. Agize ati mu minsi ishize FDA yakoze igenzura nk'uko isanzwe ibikora ahantu hose, isanga Jibu ifite inganda 57, isanga muri izo ngizo harimo 4 zirimo ibibazo baba zifunze kugira ngo zuzuze ibisabwa, ariko muri make ntabwo bivuze ko Jibu yose yafunze. Twe turakora twujuje ubuziranenge, tuba tukiri ku isoko, bivuze ko nta kibazo dufite. Rwanda FDA ivuga ko mu gihe izi nganda zizakosora ibyo zasabwe, hakongera hagakorwa irindi genzura rigatuma zimwe mu zo zifungurwa ndetse ngo izindi zigafatirwa ibihano bitewe no kudakosora amakosa yabayeho. Izi nganda zifunzwe nyuma y'uko abaturage hirya no hino mu gihugu basabye ko hajya hakorwa igenzura ry'ubuziranenge ku mazi akorwa n'inganda agacuruzwa mu mabutike, kuko hari abacuruzi bayamara mu macupa bakongeramo andi. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa bikorwa n'inganda Rwanda FDA bavuze ko inganda zikora aya mazi ziba zaragenzuwe ku buryo bukomeye, ndetse ngo bagafatanya n'izindi nzego zibishinzwe kureba uburyo agera ku baturage, nubwo hakomeje kugaragara abamamyi biyitirira zimwe muri izo nganda. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali niho abaturage baje kugura amazi ari benshi akorwa n'inganda zitandukanye. Hari ariko ababanzaga kugenzura uburyo afunzwemo kugira ngo bamenye niba koko yujuje ubuziranenge, gusa bamwe bagatunga agatoki bamwe mu bacuruzi bamara amazi mu macupa bakiyongereramo andi mazi asanzwe. Abacuruzi bo bavuga ko abakora aya makosa yo kongera amazi muri ariya macupa baba bagamije indonke yo kudasiga ndetse no kubasiga isura mbi. Umwe uwitwa Muhagagizi Nyiramitavu usanzwe ari umucuruzi yagize ati ni ibintu ariko ntabwo ari ibyo gufata amazi ya robine ugashyira mu icupa ukagurisha umuturage. Atuko ni ugushaka indonke zikabije, ariko ubundi yakagombye kujya mu kigo cyabihariwe bagatunganyiriza ayo mazi bakayamuha adashyizemo amazi ya robine. Ni ikibazo ariko bafite inganda zitunganya amazi yo kunywa apfundikirwa ndetse agashyirwa mu macupa basaba ko cyakurikiranwa, kuko abakora amazi ngo bakora amazi yujuje ubuziranenge, hanyuma abamamyi bakiyitirira amazi y'izi nganda nyamara bacuruza amazi y'ibirohwa. Uwitwa Uwera Agnes ukora muri Jibu yagize ati imbogamizi ya mbere duhura nayo ni abantu bagerageza kwigana amazi cyangwa se gupirata amazi yacu. Hari abafata amazi yacu bakayasuka mu bikoresho byabo, abandi bagafata amazi yabo kubera ko bazi ko amazi yacu ya Jibu wakunzwe bakayasuka mu bikoresho byacu, nyamara bikitirirwa ko ari aya Jibu nyamara atari aya Jibu. Ubuyobozi bwa Rwanda FDA buvuga ko mbere y'uko inganda zitunganya amazi ziyashyira ku isoko hari ibyo zisabwa kuba zujuje kandi bikagenzurwa, byose birimo kureba uruganda, kureba uburyo amazi akorwa kugera no kugeza ku isoko ndetse n'icyangombwa cy'igicuruzwa cyanditse. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura ibiribwa, imiti ndetse muri Rwanda FDA Nyirimigabo Eric yavuze ko bakiriye ikibazo cy'uruganda rukora amazi rwa Jibu
ko hari bamwe mu bamamyi bayitiriye bakaba bakiri gukora iperereza kugira ngo bagire icyo bakora. Nyuma y'abaturage kandi bakomeje kuvuga ko aya mazi yahindutse haba mu isura, uburyo ngo asa ubwo aba asa nabi ameze nk'arimo umwanda, abandi bakavuga ko ashobora kubatera n'uburwayi burimo ibicurane n'inkorora. Eric yagize ati mu byo twemeranyijeho na Jibu nuko bazaduha abantu bakorana nabo, kubera ko batubwiye ko ahari abatangiye kuyitirira ariko nabo bagatangira kugenda babagabanya. Bisobanuye ko mu minsi iri imbere baza kubatangariza urutonde rw'abakorana na Jibu, ku buryo nibamara guhabwa ahantu bemerewe gukorana nayo, uzajya ushaka kugura amazi nayo uzajya ugana aho hantu bizewe kandi hujuje ubuziranenge. Mu Rwanda hakaba hari inganda zitandukanye zikora amazi ashyirwa mu macupa agurishwa n'abaturage muri rusange. Amashami y'izi nganda yafunzwe arimo uruganda rwa Aqua Limited, aho ishami rya Kibagabaga ryafunzwe, uruganda rwa Jibu Limited, ahafunzwe ishami rya Kabeza, Nonko na Bibare, uruganda rwa Perfect Water Limited, ahafunzwe ishami rya Bibare, uruganda rwa Iriba Water Limited, ahafunzwe ishami rya Bibare ndetse n'uruganda rwa CP Kicukiro Limited, ahafunzwe ishami rya Gasave ya Kicukiro. Bamwe mu baturage bakoresha amazi bavuga ko babanza gushishoza kugira ngo barebe ubuziranenge bwayo. Tubanza kureba igihe yakorewe n'igihe azarangirira. Bimpa icyizere cy'uko aho dufata amazi yuko tuyizeye ko ari mazima, yuko nta kibazo dutera mu mibereho yacu. Hari sire iri ku mufuniko hejuru, iyo dusanze sire iriho ifunze neza tuba tuzi yuko amazi yujuje ubuziranenge. Amazi atujuje ubuziranenge ashobora gutera umuturage indwara zinyuranye. Bamwe mu bafite izi nganda zikora aya mazi bavuga ko amashami yabo yafunzwe hari ibyo yasabwe kuzuza kugira ngo bakomeze gutanga serivisi. Mu minsi ishize FDA yakoze igenzura nk'uko bisanzwe bikora ahantu hose, bisanga muri make Jibu ifite inganda 57. Muri 57 rero dufite enye nizo basanzemo ibibazo, baba bazifunze kugira ngo zuzuze ibisabwa, ariko muri make ntabwo bivuze ko Jibu yafunze. Twe turakora, twujuje ubuziranenge, amazi barayafata bakayapima. Kuba tukiri ku isoko ubu ngubu bivuze ko nta kibazo dufite. Mbese iyo mpamvu FDA hari kugira ngo itugenzure, ahubwo numva bakagombye kwishimira iki gikorwa FDA igenda ikora, ikavuga ngo we ntabwo wujuje urafunze, ikumva yuko noneho bayizera abari gukora bayagirira icyizere. Ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa bikorwa n'inganda FDA buvuga ko mu bugenzuzi bwakozwe mu mashami y'inganda 5 zikora amazi basanze hari amashami yazo akora amazi atujuje ubuziranenge, ndetse amashami arafungwa n'amazi yabo bategekwa kutayasubiza ku isoko. Umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri FDA Eric Nyirimigabo avuga ko izi nganda zikwiye kubahiriza ibyo zasabwe. Harimo parametre cyangwa se ibyo dupima byitwa total coliforms, nizo twasanze zirengeje ikigero kigenwa n'itegeko ry'ubuziranenge. Twabagira inama y'uko bareba impamvu yatumye ubwo buziranenge butubahirizwa, bareba impamvu zose zishoboka, hanyuma batubwiye n'ingamba bafashe kugira ngo noneho tutangiye tubiganireho, turebe uburyo ubuziranenge final stage yo kugura amazi ku buryo inganda nyinshi ntabwo ari Jibu yonyine nk'uko abantu benshi bakomeje kubyibazaho. Ni amashami 3 ya Jibu, ntabwo ari Jibu yose muri rusange. Kandi iyo tubasabye gufunga tugasubirayo tugasanga ntabwo babyubahirije, icyo gihe hari ibihano bigenana nabyo. Inganda zikora amazi zisabwa kuba zanditse, zaragenzuwe uburyo zikoramo amazi ndetse n'ibyo zifunyikamo, zigahabwa n'icyangombwa cy'ubuziranenge, ariko zigahora zinagenzurwa. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.